MK Original ameze ate? Ese kuki tutari kubagezaho filime kuri MK Original TV? Ndabasuje kandi ndabaramukije, mbifurije kugubwa neza mwebwe mukunda ibiganiro binyura kuri YouTube channel yacu ndetse ari nayo yanyu. Ikaze nze mbaganiriza buryo ki tutari kubagezaho filime, ariko nanone tubashishikariza kuzayikurikirana ku munsi wo kuwa mbere saa 5 n'igice zuzuye, igomba guca ku muyoboro mugari wa YouTube channel. Mwebwe mwakunze filime y'umusore w'umukire, nimutegereze kandi imwiteguye mwihanganye, kuko kuwa mbere saa 5 n'igice hagomba gucaho filime nziza cyane y'umuriro iteye ubwoba cyane, kuko ni filime tumaze icyumweru dutegura. Hagomba gucaho episode ya mbere, hakazi ya kabiri, hazaza n'iya gatatu. Murabizi ko twaje tuje kandi tuzisohora buri munsi. Mwibuke gukanda subscribe, munyemerere gatoya ubundi tunyaruke gatoya tuze tuganire ku kiganiro nabateguriye, ikiganiro bita Intsinzi y'urukundo, aho MK Original aba yageze gutya agakundana n'umwana w'umukobwa witwa Cyusa, ubundi ye urukundo rukazakomera rukagera kure. Ariko hagati aho ngaho hakaba hari undi mwana w'umukobwa nawe wamugire crush witwa Diane, ubushaka gukora icyo ashoboye cyose, icyo ari cyo cyose kugira ngo atsindire umutima wa MK Original. Kazi rero munyemerere ubundi tubiganireho, turebere hamwe impamvu urukundo urwari rwo, turebere hamwe impamvu umwana w'umukobwa ashobora gukunda umwana w'umuhungu, yarangiza akabimubwira bikarangira anamukoreye byamfura mbi iyo nshuti baba bari gukundana. Ese ubundi urukundo ni iki? Gukunda umuntu ni iki? Ese urukundo ruza rute kugira ngo wisange wakunze umuntu? Ikaze muri iki kiganiro, ariko mbere yuko dutangira ikiganiro reka nongere mbibutse gato yuko ku munsi wo kwa mbere saa 5 n'igice kuri MK Original TV tugomba kubagezaho filime nziza cyane y'umuriro iteye ubwo, bizabirimo umugeri n'ubugambanyi n'urukundo rwinshi cyane no gutsindira umutima w'abantu. Mundeke ikiganiro cyacu tugitangire uku nguku, aho MK Original yari yagiye ku kazi, ubundi nyuma yo kujya ku kazi akaza kugaruka rwose mu rugo ku masaha yo kurya yegereje, nibwo yaje arakomanga. Mama MK agiye kumukingurira, MK ahita yikingurira, ahita yinjira mu nzu. Ikiganiro bakita Intsinzi y'urukundo. Akinjira mu nzu nibwo Mama MK Original yaje kumubwira ati ese kubera iki uhishe wihereza karibu wireka ko narinje kugukingurira? Nibwo MK Original yaje kumusubiza muri aya magambo, aramubwira ati mama, sinifuza kuzakuvuna n'umunsi n'umwe, ati kuko ikintu mbona nakwikorera rwose, kukikorera nta kintu bintu nkwaye, ati burya umusore ni gukora akazi. Mama MK Original yamurebye, arangije aramwitegereza, aramubwira ati se wanyemerera nkakubaza akantu? Ati size ngize ndifuza yuko wanyereka umukunzi wawe, ndifuza yuko wanyereka umugeni, ndifuza yuko wama umwuzukuru. Nibwo mama wa MK Original yaje kumubaza ati se umeze neza? Nyuma yuko mubajije ngo umeze neza, yahise amukoraho yumve yuko nyine akonje cyangwa se ameze neza. MK Original yaje kumubwira ati size ngize meze neza cyane, ati kandi ntukamangayikire, maze gukura numva nameze neza, akazi nakareka ngataha nkaza tukaba turi kumwe hano mu rugo, tukaba turi kuganira ku buryo nasubira ku kazi nabashije kumera neza. Akimara kumubwira amwe muri ayo magambo yayumvishije cyane. Nyuma yo kuyumva ubundi arangije aramubwira ati nagira ngo nkubwire yuko umwana w'umukobwa witwa Diane ari umwana mwiza cyane, ati akazi nasanze yaragakoze neza cyane, amaraporo yose nari narakoze ataruzuye nasanze yarayuzuje. Nibwo Mama MK Original yamubwiye ati ubundi uriya ni wo mukwe, ubundi uriya ni we mukazana, nawe ukababera umukwe. Ati kuko urumva nimba kwitaho gutya, akamenya yuko amasaha yo kurya yageze akakuzanira ibiryo, akamenya yuko amasaha yo kunywa icyayi yageze akakuzanira icyayi, uriya mwana w'umukobwa agira gutya ufatireho, umukunde kandi umukundwa akaze. Ati kuko azi ubwenge, ikindi gihe uriya niwe ushobora kubaka urugo rugakomera, uriya ubundi niwe mukazana naburaga. Ati kandi ndakwinginze ubaye wamukunda ukanyihera kuzukura, ati kuko ndimo ndasaza. Nibwo umuvandimwe witwa MK Original yaje gutebya na mama we, arangije aramubwira ati kuba ankunda sinzi impamvu ankunda, ati cyo kuza agerageza kunyitaho, ati ariko njye na rukundo na rukeya mufitiye. Mama watugize ngo iki? Ati Diane ni umukobwa ufite amafaranga, Diane ni umukobwa uzi ubwenge, Diane ni umukobwa wabasha kwita ku mugabo, ati kuko nimba kwitaho ukiri umusore, urumva muramutse mugeze mu rugo yakwitaho birenzeho, yagukunda birusijeho, urukundo rukiyongera. Ati cyo musaba ni kimwe gusa,
ni ukumenya ko Diane agukunda kandi nawe ukamukunda ubutaha ukamumwuzukuru. Nibwo MK Original yaje kubihakana yivuye inyuma. Ariko nanone ku rundi ruhande mwibuke ko Diane akunda MK Original, urukundo rw'agahato, akunda MK Original. Yavuze yuko hari icyo ari cyo cyose byamusaba yagikora kugira ngo atsindire umutima wa MK. Aho yageze gutya agafata umwana w'umuhungu witwa Puzzle akamuhamagara kuri telefone akamubwira ati indifuza yuko duhura ati kuko hari amakuru nagutumye nashaka yuko uyamereza. Ushobora kwibaza ngo ubundi ayo makuru nayahe? Nukuneka yuko MK Original ashobora kuba afite umwana w'umukobwa bakundana, ubundi nyuma yuko yaba afite umwana w'umukobwa bakundana Diane yamara kumva iyo nkuru akagira akantu yikurikiranira gutsindira umutima wa MK akawigarurira, yasanga afite umwana w'umukunzi, yasanga afite umwana w'umukobwa bakundana we rwose ngo hagomba kuzamo n'amaraso ati kuko yanamwica. Ushobora kwibaza ngo Puzzle yamuhereje izihe nkuru? Bahuye barasuhuzanya arangije aramubwira ati nari nkukumbuye. Umuvandimwe witwa Diane yamubwiye ati icyo nshaka ni kimwe gusa, ni ukumereza amakuru y'umuvandimwe witwa MK Original, ubundi twarangiza twikomereza akazi kacu ngo urukumbuzi rwo ni rube rurereye. Nibwo Puzzle yaje kumubwira ati saizi ngizi mufitiye amakuru akomeye kandi akaze wakabaye wumva mu matwi yawe. Diane ati kagira inkuru rero Yame. Akimara kumubwira ati Yame, nibwo umuvandimwe witwa Puzzle yamubwiye ati nagira ngo ngubwire ko MK Original afite umwana w'umukobwa bakundana, bari guciringa, bari mu rukundo bigeze kure, urukundo ngo ruteye ubwoba. Diane yamurebye arangije aramwitegereza aramubwira ati ubundi aho ngaho niho ubera igicucu, aho ngaho niho ubera ikigoryi. Ati Puzzle ati koko ayo ngaho niyo makuru nagutumye? Ati siniyumvisha yuko wakanzaniye amakuru ameze gutyo. Ati kuko ati rwose ayo makuru unzaniye nta kintu kirimo. Akimara kumubwira amwe muri ayo magambo agahinda kamwishe cyane, nibwo Puzzle yamubwiye ati se icyiza nuko nari kubiceceka, ubundi muguhisha yuko nta mukunzi afite kandi mbizi ko amufite. Ayo ngayo niyo makuru nabashije gukurura. Diane yamubwiye ati ndifuza yuko icyakorwa icyo ari cyo cyose kugira ngo ntsindire umutima wa MK kigomba gukorwa, ahubwo nibinarimba uwo mwana w'umukobwa agomba kuhasiga ubuzima. Ati se naguhereza akazi, ako kazi wabasha kugakora neza ngo ubundi mbone buryo ki nakwigarurira umutima wa MK Original? Akimara kumubwira gutyo Puzzle yamubwiye ati nta kibazo rwose, ubundi wowe mereza rufito, mereza amafaranga, ubundi ndangiza amwereka akantu nikorera. Yamubwiye gutyo n'ubundi bisanzwe. Ubundi Puzzle avangaho afashe umwanzuro wo kujya gushakisha buryo ki yakwica umwana w'umukobwa ngo nicyusa bikarangira ubundi Diane atsindiye umutima wa MK Original. Ese ubundi urukundo ni iki kuki rushobora kuguteza umuntu atagukunda ukumva yuko wakora ikintu kibi ngo ubangamire uwo bakundana? Ese nibura ry'abakobwa ni ikibazo cy'urukundo? Urukundo nyine n'urwo ngurwo aba ari sirikiye. Munyamerere kandi nanone dukomeje uho gatoya ubundi tugaruka kuri MK Original, aho yaje kugira gutya agahura n'umwana w'umukobwa witwa Cyusa, rwose bakifuza kuganira, bakaganira mu modoka, akareba Cyusa mu maso akamubwira ati narakubona sinigeze nkunda, ati numvaga natazigera nkunda n'umunsi n'umwe, atari ko wowe narakubonye numva birakunze, wagira ngo ni wowe Imana yandemeye, ni wowe Imana yankoreye, siniteguye kukubura habe na rimwe, siniteguye kukubura habe namba. Ati bwa mbere na mbere mu mateka yanjye ndifuza kukubwira ko ngukunda Cyusa, I love you so much. Cyusa yamurebye cyane, amureba ijisho ryiza, amureba mu maso, arangije aramubwira ati nanjye mbona ari we musore nakabaye nkundana nawe, ubundi mbona ari we musore wakabaye inzozi zanjye. Ati MK Original, reka kujya kure, reka kumbwira amagambo menshi meza yuje uburanga ndetse n'amagambo y'urukundo. Ati size ngizi ubaye nk'umuntu woroseye wabyukaga. MK Original, mwemereye urukundo kandi nzagukunda igihe icyo ari cyo cyose, na gahunda mfite yo kuzakoreka kuko simbyiteguye, niyo mpamvu nanjye muhereje urukundo, kandi wumve yuko urukundo nduguhaye nkukunze, na wundi muntu nemereye gukunda. Ese MK Original kuba muhereje urukundo akaba yemeye gukundana n'umukobwa witwa Cyusa, Cyusa akaba yemeye kurumuhereza kandi na MK Original akaba mukunda, wa mwana w'umukobwa ngo ni Diane we akaba ari gukunda MK Original, urukundo rutazashoboka
runaka ariko akaba afite amafaranga, akaba yemeje gushyiraho ikiguzi icyo ari cyo cyose kugira ngo bahemukire umuntu wese uzashaka gutsindira umutima wa MK Original. Ese cyose azahemukirwa? Ese MK Original bizarangira akunze uriya mwana w'umukobwa ngo ni Diane, cyangwa se bizarangira n'ubundi bibuze gica Diane yihombere? Reka mbabwira ngo ibiganiro nk'ibi ngibyo nakagaruka bivuga kuri ino ntsinzi y'urukundo. Ikiganiro niko bakita intsinzi y'urukundo, ariko tubabwira yuko ku munsi wo kuwa mbere saa 5:30 kuri filime y'umusore w'umukire kuri ya channel yitwa MK Original hagomba gucaho filime nziza cyane y'amateka iteye ubwoba. Mukomeze kugira umunsi mwiza n'igicamunsi cyiza, nge mwabanaga n'ubundi ibiganiro nk'ibi ngibyo de commentaire nk'izi nkuru nk'izi nakagaruka.